Mwiriwe neza, mwiriwe mwese abadukurikirana haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, abaherereye muri Amerika, abaherereye mu Burayi, abaherereye muri Aziya ndetse no muri Australia, muri Afurika y'Amajyepfo, hose ku isi turabashuhuje cyane kandi turabakunda uburyo mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho. Uyu munsi ni wa mwanya twahariye abatwandikira amabaruwa baduha ubuhamya bw'ibyo banyuzemo ndetse bakagisha n'inama z'uburyo natwe twagira icyo tubafasha, haba mu nkunga y'ibitekerezo ndetse n'ibindi. Tudatinze rero, umukunzi wacu yagize ati: iyi baruwa nyibandikiye nyuma yo kunanirwa guhura nawe. Icyizere cyose ngifite muri wowe ndetse n'abakunzi ba paradizo. Maze kurambirwa sinakubeshya, maze kunanirwa pe, ariko byose byaranze. Ababyeyi banjye bose ndabafite, mama na papa. Mu rugo iwacu nta kibazo twari dufite, ahubwo nyuma yo gushaka umugabo niho ibibazo byatangiriye. Ndashimira Imana yaremye isi n'ijuru ikayishyira mu birere hatarimo ikiyifasha. Kera twari tuzi ko iyo umuntu abayeho neza nta kibazo ashobora guhura nacyo muri iyi si, keretse urupfu no kurwara byonyine. Twakuze neza kubera ko mu muryango wacu twari abakire, twese baraturihiye amashuri, nta kibazo twahuye nacyo. Umugabo twashakanye twahuye nkijya kwiga muri universite, ariko we yakoraga indi mirimo kuko twahuye ngiye kwishyura imisoro. Data wacu yarantumye ngo ngire ibyo mwishyurira kuri Rwanda Revenue, kuko yari ari mu Burayi uwo data wacu, bityo atabasha kwishyura iyo misoro kandi deadline yarigeze. Uwo mugabo twahuriye aho, cyangwa se umusore, yarandebye aranshima, nanjye ndamushima. Yari umusore mwiza utwara ibintu gake gake, gusa yaratangaye. Yambwiye ko atarabona umukobwa mwiza usa gutya, ufite ikinyabupfura kuri iyi universite, wambara neza. Twatangiye gukundana, urukundo rwacu rwatangiye gukura mu buryo budasanzwe. Tumaze imyaka 2 dukundana, yaje kuntera inda, gusa ku bw'amahirwe make inda yaje kuvamo. Papa na mama ntibigeze babimenya kuko bari bazi ko njye n'uwo musore dukundana mu buryo budasanzwe ndetse bari bamuzi. Ntabwo nari nzi ko iyo umuntu inda ivuyemo ashobora kongera gutwita indi nda vuba. Haciyemo amezi 2 yonyine narongeye ndatwita, ndetse umugabo wanjye yarishimye mu buryo budasanzwe. Twagiye kwa muganga, nuko abaganga bambaza niba hari imirimo ikomeye nkunda gukora. Nabasubije ko ntayo. Bambwiye ko ntakwiye kongera kwambara inkweto ndende, nuko bakomeje kumbwira ko nkwiriye kuzajya nzinduka nkimenaho amazi kandi nkagabanya gukora imirimo ivunanye. Bambwiye ko mu nda nta kibazo mfitemo. Kuri iyi nshuro nabibwiye ababyeyi banjye kuko inda ya mbere yavuyemo batabimenye. Umugabo wanjye yazaga kuntwara mu rugo, nkomeza kwiga ntwite iyo nda ya kabiri. Yarinze igera ku mezi 3 nta kibazo ndagira na kimwe. Umunsi umwe turi muri jaride yo mu rugo turuhutse, hari umusore wotsaga brushete ndetse nakundaga kuzirya. Namubonye aturuka hakurya, ngiye guhaguruka numva hari amaraso atangiye gusohoka ava mu gitsina, gusa sinababaraga. Wa musore ucuruza utuburushete yangeze harambaza bimeze bite, mubwira ko numva amaraso ari kumvamo menshi y'umukara. Twahise duhamagara umugabo wanjye. Umugabo yaratubwiye ngo ntabwo twamurindira, ahubwo duhurire kwa muganga. Banjyanye kwa muganga, numva
nta n'ububabare habe namba. Tugeze kwa muganga, abaganga baratangaye, nuko batangira kunsuzuma. Mama na papa baje kwa muganga barira, ndetse na baramu banjye baje kwa muganga, nabo basanze nicaye ku gitanda cyo kwa muganga. Abaganga bambujije kongera kwinyeganyeza, bampa imiti, gusa inda byarangiye ivuyemo. Narayemo ijoro rimwe, nuko baransezerera. Ababyeyi banjye turi gutaha barambwiye ngo mbanze ndangize kwiga, ubundi bazareba ikibazo mfite cyo kuvamo inda ubutitsa, kuko iyo yari inda ya kabiri ivuyemo. Narize nyuma nza kurangiza kwiga, gusa bankoreye pati iryoshye. Nyuma y'iminsi mike naje kongera gutwita indi nda ya gatatu. Mama wanjye yarambwiye ngo ubwo urangije kwiga ibyo gukora bubyihoreye, ube mu rugo ntuzajye ugira ikintu ukora, tuzagushakirayo umukozi w'umukobwa kasita agufasha imirimo yose yo mu rugo. Ntuzongere kujya ugenda guhaguruka ugenda, turebe niba iyo nda ya gatatu niba nayo itazavamo. Nahise njya kubana n'umugabo wanjye. Twashakishije umukozi turamubura, gusa hari umumama w'inshuti ya mama watubwiye ko hari agakobwa yatuboneye gashaka gukora, niba tugashaka twamubwira akagahamagara kakaza. Twaragahamagaye karaza, kari agakobwa kavuga gaseka. Narakabajije ngo ufite imyaka ingahe? Kambwiye ko gafite imyaka 16, ko hasigaye amezi 4 kakuzuza 17. Ndakabaza kuki utiga? Kambwiye ko ishuri karivuyemo kera, ibyo kwiga wapi ntabyo gashaka. Nakabwiye ko nzajya ngahemba 20,000, kandi nikora neza nzakongeza. Karishimye cyane, karambwira ngo mama nzagukorera neza, wanyongeza utanyongeza, kasi tuzabungaburira ukama n'icyo kunywa. Nakomeje kukabaza, ese wakuriye? Kambwiye ko gakomoka mu majyaruguru i Gakenke. Narakabajije, mama na papa wawe bariho? Karambwiye ngo bose barapfuye. Ndakabaza, ese wakuranye nande? Karambwiye ngo karezwe na nyirakuru wako, gusa nawe yarapfuye. Narumiwe. Umugabo wanjye yaratashye asanga ka gakobwa mu rugo, nawe akabaza ibibazo bike bike. Yarakabajije, none uhuye n'ikibazo ninde twabaza, kuko n'uwakuzanye nawe ubwe ntakuzi. Ako gakobwa karasetse, nuko karavuga ngo njye nta kibazo nshobora guhura nacyo. Ikihe kibazo? Njye ntago njya ndwara na rimwe, ntimugire ikibazo, ntacyo nzaba pe. Nuko ndakabwira nti uri umwana muto, muri iyi minsi umuntu wese arakubitika akarwara agahura n'ikibazo, none wowe nuhura n'ikibazo tuzabwira nde? Nuko karatubwira ngo nimenya abandi bo muri famiye nzababwira, gusa ndabinginze nimunyirukane. Twagasubije ko tutagiye kukirukana. Twatangiye kubana n'uyu mwana mu rugo. Uyu mwana amaze iminsi 4 yarabyutse mu gitondo arambwira ngo iyo bakubwiye kuruhuka ntago baba bakubwiye kuryama, gusa haguruka ugende utembere, urashaka niyo nda ya gatatu utwite ivemo. Ndakabaza, uvuze ngo iki? Karansubiza ngo nyogokuru yarambwiye ngo iyo witabye uba wumvishe, haguruka utembere mo gake. Naracecetse, sinigeze mpaguruka. Nuko uwo mukobwa ati ntupinge, haguruka utembere. Iyo bavuze kuruhuka ntago baba bavuze guhora uryamye. Narakumviye ndahaguruka, ntangira gutembera. Nahamagaye mama wanjye ndamubaza, ese umukozi mwazanye mwamubwiye n'ibibazo byanjye byose mfite? Izi nda zose zavuyemo azi no kuntegeka. Mama yaransubije ko nta bibazo byanjye bamubwiye. Narumiwe. Ngarutse mu nzu, ka kana karongera karambwira ngo kazajya gasohoka kanzanire umuti wo kunywa, kuko nyirakuru wako hari imiti kazi yajyaga ayiha abagore batwite. Naracecetse. Umugabo wanjye yaratashye, mubwira ibyo umukozi yambwiye. Nuko nawe ansubiza ko n'ubundi nawe bamubwiye ko hari umuti wa gihanga banywa bakabyara neza inda itavuyemo. Tukiri kuganira mu cyumba njye n'umugabo wanjye, twumva wa mukozi arakomanze ngo yego mundeke nzajye mbazanira umuti, muwuteke munywe, kuko igikuramo inda ndakizi. Mundeke mbafashe. Umugabo
wanjye aba arakabajije cyangwa se abaza wa mukozi ngo none se wari uri kumva ibyo tuvuga? Ati hoya nabyumvaga, twarumiwe twakomeje ubuzima. Inda igejeje amezi 4 natangiye kwibaza ibyo umwana yambwiraga, ndabuze amahitamo y'icyo nakora. Nicaye muri saro, wa mukozi abaje aho ndi arambaza ati ko mbona washobewe unyibazaho, ntago wanyizeye ibyo nakubwiye? Nibajije uburyo amenya ibyo ndi gutekereza, birantangaza. Nagiye kwa muganga kwisuzumisha, ngiye kwa muganga ntegereza muganga ubishinzwe, mbona ari gutinda. Nyiraho mbona telefone yo mu rugo irampamagaye, ngiye kumva numva ni wa mukozi. Abarambwiye ngo umuganga mutegereje ntago ari buze, nimushaka mwitahire. Narumiwe, ibyuya biraza. Nuko umugabo wanjye arambaza ati umukozi akubwiye ngo iki? Ntaramusubiza, wa mukozi arongera arampamagara ngo nababwiye ko muganga murategereza muhebe, ntawe uri buze. Koko nk'uko yabitubwiraga twarategereje turaheba, dushaka undi muganga wadufasha. Atubwira ko muganga mukuru ari we uri bubafashe kandi yagize ikibazo kiri emergency. Mube murindiriye. Saa 8, saa 9, saa 10 n'imwe, saa 12 tumubuze turitahira. Dutashye twanyuze ku kabari kamwe, nywa agacupa kamwe ndetse n'akaguru k'inkoko, ubundi turataha. Tugeze mu rugo umwana aradufungurira urupangu. Icyantangaje abarambwiye ngo wakoze neza kwigira ku kabari ukinywera icupa ukarya akaguru k'inkoko kurusha kuguma urindiriye umuganga utari buze. Nari nababwiye ko atari buze, mwanga kunyumvira. Twicaye muri saro duhamagara uwo mwana, nuko umugabo wanjye aramubaza ati wa mwana we urinde, ukomoka he, iwanyu ni he? Nuko uwo mwana aradusubiza ngo nawe ntahazi, ntago azi aho akomoka. Nk'uko nabibabwiye mama yarapfuye, papa nawe yarapfuye, narezwe na nyogokuru wanjye. Nyuma naje kubibwira papa wanjye byose byerekeranye n'uwo mukozi, nuko arambwira ngo hari abantu bavukana impano yo kumenya ibigiye kuba. Rero ni umugisha kubana n'umuntu umeze gutyo mu nzu. Twabaye aho, haciyemo iminsi wa mukozi arambwira ngo mama witegure cyane ku mezi 7 utwite, ntuzongere kuzajya ugendagenda kuko umwana utwite azavamo ariko azaba muzima. Natangiye gutinya cyane, abarambwiye ngo witinya, azavamo ariko azaba muzima kandi ntacyo uzaba. Mba ndamubajije niki gituma inda zanjye zivamo. Umukozi ati nta muntu wakoreye nabi, rero humura azavuka, gusa nawe uzaba uruhutse. None navukira ku mezi 7 urumva utazaba uruhutse gutwita andi mezi 2 yari asigaye. Umugabo wanjye aje namubwiye uko uwo mukobwa yambwiye, gusa nyimara kubibwira umugabo wanjye yahise abibwira mama we, nuko mama we ahita apanga kuzaza mu rugo nabizi. Umunsi wakurikiyeho nagiye muri dushe, nyiri koga numva wa mwana arambwiye ngo itegure mama w'umugabo wawe araje, arenda kuhagera. Nuko ndamubaza ati ntago wareka nkarangiza koga ubundi ukambwira ibyo? Umukozi ati oya, none aramutse aje wagiye byagenda gute? Rero itegura araje. Naraje negura muri saro, nuko numa wa mwana ibintu ku muhanda byo kwakira abashyitsi. Nyiri mu nzu numva motiraje iparitse ku marembo, mbona ni mabukwe uje. Ndamusuhuza ndamwakira. Tukigera muri saro abarambwiye ngo utaranyakira wa mukozi bambwiye udasanzwe ari he? Akimbaza telefone y'umukozi ibirasoni ati mama inyama iri hano ntago ari nziza, ngura amafi. Ndamusubiza ati gura amafi nta kibazo. Ngiye gukupa umukozi abarambwiye ngo nyoko bukwe aranshaka, mubwire yihangane ndaje nyitondeshe. Narebye mabukwe nirinda kumubwira ibyo umukozi ambwiye. Nyiri kuvugana na wa mukozi abarongeye ati mubwire yitonde abanywa ku mazi ndaje.
nahumure, ubundi se arankora iki? Ibyabaye ni byinshi, gusa mbandikiye ibyangombwa. Inda yenda kugeza ku mezi 7, umukozi yarambwiye, ubu uri kwibaza igihe amezi 7 azuzurira. Humura ntacyo uzaba. Mama w'umugabo yahamaze ukwezi kose, gusa ntacyo yongeye kuvuga cyangwa kubwira, ndetse nta kintu yigeze abwira uwo mwana w'umukozi. Tukiri aho, wa mukozi abajije mama w'umugabo wanjye ati, ndabizi uzategereza umukazana wawe igihe azabyarira, ariko uzabanza usubire iwanyu ujye gushyingura, uzarira amarira menshi cyane. Mama w'umugabo abajije uwo mwana ati, hari umuntu wenda gupfa? Ati, yego, ntago ndi bukubwire umuntu ugiye gupfa utabahamagara ukababwira ko hari ugiye gupfa. Rero ntago nkubwiye ugiye gupfa uwo ari we wese. Rero ihangane urindire, gusa uzababara uzagenda ushyingure ubundi ugaruke. Ndabizi ufite amatsiko y'umwuzukuru wawe wenda kuvuka. Haciyemo iminsi 2 gusa, inshuti yanjye magara ya mama w'umugabo wanjye yarapfuye. Nuko mama w'umugabo yararize, nuko abaza wa mwana ati, kuki utahagaritse urupfu ngo rureke kumutwara? Umukozi ati, ntago ndi Imana, n'ubundi umunsi we wari wageze, ntacyo nari kubikoraho. Rero nujya gushyingura ugenda ufite umutima ukomeye, kuko nuza kugenda wababaye wataye umutwe bari buze kukwiba muri gare. Rero shyira umutima hamwe. Karakeye nuko bajya gushyingura, gusa nk'uko umwana yari yabimubwiye, bamwibye ibintu byose ndetse na telefone, bitewe n'uko yagiye gushyingura yataye umutwe. Mama w'umugabo amaze gushyingura yaragarutse, haciyemo iminsi y'amezi 7 yarageze. Inda yarandiye bidasanzwe. Umukozi yateguye ibintu byose, imodoka arayihanagura, nuko tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga, inda yarandiye cyane, nuko inda ibivuyemo. Umwana bamushyira ahantu mu byuma kuko yari yavutse atujuje igihe. Twamaze igihe cy'ukwezi kwa muganga, wa mwana w'umukozi yaje kwa muganga, nuko arambaza ati, umuganga ukwitaho arihe? Baramuhamagaye, nuko umukozi abaza muganga ati, wazanye uruhinja bakaruha ibere, muzategereza bakaryara? Ntago mubona ko mama arambiwe kuba kwa muganga? Mumuhe ibere yonke, niyonka mutureke twitahire. Uruhinja rutangira konka nk'urusanzwe rwonka. Twarumiwe. Haciyemo iminsi baradusezereye turataha. Turi mu nzira, wa mukozi arambwira ati, urishimye? Noneho si wowe wabyaye umwana w'umuhungu, indi nshuro uzabyara impanga, gusa igihe uzazibyarira ntago nzaba nyiri hano, gusa numara kubyara impanga z'abakobwa nzagaruka, kandi noneho ntago nzahava, nzahaguma paka, gusa uzabyara neza nta kibazo, bazaguteguza. Twageze mu rugo, nuko iminsi iricuma. Haciyemo amezi 3, wa mukozi yaragiye, ntacyo yigeze atwara, ndetse n'umushahara w'amezi 3 ntawo yatwaye. Yari yarambwiye ngo amafaranga ye nzayamuhere rimwe, yagiye ntayatwaye. Twamaze igihe tumubaririza, tumushaka hose hashoboka, ntago twigeze tumubona. Haciyemo ukwezi kumwe nashatse undi mukozi, gusa naramubazaga, kuki imirimo uyikora vuba vuba ukayirangiza vuba? Ati, hari umwana bita gutya, numvishe izina numva ni irya wa mukobwa wankoreraga. Ati, niwe umfasha gukora imirimo ya hano mu rugo, niwe umfasha gukora imirimo ya hano mu rugo. Ati, none ni wowe umukingurira cyangwa? Wa mukozi mushyashya yarambwiye ngo sinzabibabwire, kuko iyo ugiye ku kazi uwo mwana niwe ukina n'umwana wawe wabyaye. Nagize ubwoba, ndamubaza ngo, umwana wanjye akina nande? Ati, umwana wawe aramukunda cyane, iyo bari kumwe uruhinja ruba rwishimye cyane, akaruterura, njye gakora imirimo yindi tukarya, hanyuma akagenda. Yarambwiye ati, yambwiye ko yakoreye hano kandi uri umumama mwiza, ndetse ngo ngukorere neza sinzagutenguha. Haciyemo iminsi ndi mu cyumba, nirutse nza kureba
mbaza wa mukozi mushyashya nari mfite ati bigenze bite? Ati wa mukozi wa kera niwe wari uri gusetsa umwana wawe, akubonye uza ahita agenda. Twarumiwe turaceceka turabyihorera. Umunsi umwe ndyamye nijoro ndota wa mukozi wa kera ambwira ngo niba nashaka ko aterura umwana wanjye reka ndekere kuza, gusa nubyara impanga nzagaruka. Navuye mu bitotsi n'ubwoba bwinshi mbibwira umugabo wanjye, twatangiye kujya mu nsengero ngo badusengere sinzongere kurota uwo mwana w'umukozi wahoze ankorera. Haciyemo igihe naje gutwita impanga, nabimenye haciyemo amezi 3, ariko kuva natwita impanga imirimo yose ninjye uyikora, ntabwo nigeze ndwara, nta kibazo na kimwe. Umugabo, inshuti, abavandimwe bibazaga uburyo nkora imirimo yose. Igihe cyo kubyara cyarageze, nabyaye neza impanga zanjye. Twamaze iminsi 4 mu bitaro, dutashye tugeze mu rugo tugikingura urupangu, amaso nayakubise wa mukozi abarambwiye ngo urabyaye, ababo ntago nzava hano, ninjye uzabarera. Rero rekera kumvuga kuneza abantu, mundeke, nibakura nkabona bakoze nzabareka ngende. Iyi niyo baruwa mbandikiye. Uwo mwana ndamutinya cyane, duhurira mu nzu buri kanya, tubana mu nzu, gusa byaranyobeye. Niyo mpamvu mbandikiye ngo mumbwire icyo nakora. Uwo mukobwa nta kibazo nigeze mpura nacyo, nta n'ikibi yigeze ankorera, gusa ndamutinya cyane. Ameze nk'umuzimu, ameze nk'ufite imbaraga zidasanzwe. Nsigaye ninya no gusohoka mu nzu. Niyo nsohotse arambwira ngo abana urabajyana he? Ukeka ko hari ugiye kugirira abana bawe nabi? Bareke, ndasigara mbitaho. Hari igihe njya ngira ubwoba nkakeka ko umunsi umwe nzasanga yabatwaye. Ikindi, hari n'igihe nibaza niba atari abanjye, ahubwo ari ab'uwo mukozi wa kera. Iyo umuvuzeho, iyo umutekereje icyo wamuvugaho cyose, mu gitondo aramuka akikubwira. Abakunzi ba Paradizo, mungira inama, dukunda ibiganiro byanyu, niyo mpamvu nahisemo kubandikira. Abakunzi bose aho muri hose, mungira inama, mwoka byaramwe, ibi bintu ntago bisobanutse. Ese uyu mukozi nzamukorera iki? Ese bizagenda bite ko bidasanzwe? Nahanyu rero, mushobora kuduha comment ndetse mugasharinga, mugakora na like, mukatubwira icyo uyu mugore yakora. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande, muzajya mukurikirana byinshi tubagezaho. Muhorana na Bukarif ubahoza ku mutima iteka. Reka tubonane ubutaha.